urukundo ni ntakumirwa nzarugukwiza maze wizihirwe Simbi ryanjye maze urusinde urukundo rwanjye maze urusinde Simbi ryanjye maze urusinde urukundo rwanjye maze urusinde umutesi w'inseko nziza kumuvuga n'ukwandika igitabo. Reka nongere ngusuze cyane wewe udukurikiye kuri Level 9 Records. Nge ni Jimmy Pro, music producer nyine muri Level 9 Records ya studio yanyu mukunda muri benshi. Nanagushimira cyane wewe ukomeza kudukurikira umunsi ku munsi, wowe kiri mushya kandi n'ukundi ibyo dukora rwose ukore subscribe kugira ngo n'ubutaha tujye dukomeza kuba turi kumwe. Nkuko maze kubibona rero iyi ndirimbo ni Simbi Ryanjye. Ubushize nakoze video yerekana uburyo twari tumeze muri studio dukora audio production, ariko mbasezeranya ko nanone nzabereka cyangwa se nzabagezaho ko video twayikoze. Ikiro mbazana uyu munsi none ntucikwe kandi ntujye kure kugira ngo uze kureba uko byari byifashe kuva kuri A kugera kuri Z. Stay in touch. Iyi video yakoze mu bice bibiri cyangwa se mu buryo bubiri kuko yakorewe ahantu hatandukanye. Ahambere ni mu karere ka Musanze cyangwa se aho bita mu Majaruguru, no hano hambere twatangiriye, hanyuma igice cya kabiri tugikorera mu mujyi wa Kigali. Reka manze rero nkwerekero naho ko twatangiriye ku mugezi wa Mukungwaho, aho Audia Intore agaragara ari ku mugezi nyine nk'umuntu w'ahantu umeze kuntu. Muraje mu birebe kwanza ubundi turaza gukomeza mbasomera uko byari bifasha. Asante sana. numva nkomeye ungana mibambwe nkova imbere urukundo ni ntakumirwa nzarugukwiza maze wizihirwe Simbi Ryanjye
maze urusinde urukundo rwanjye maze urusinde igicamunsi cyose burya ni wowe mazi ya mwizuri hariye turi kumwe mba numva nkomeye ungana mibambwe nkova imbere urukundo ni ntakumirwa mbijyanye maze urusinde urukundo rwanjye maze urusinde nyuma kuri mukungwa hakurikiye igikorwa cyo kugira ngo tujye gufatira amashusho mu Kinigi cyangwa se Ikinigi sinzi ukuntu babivuga ariko numva ari muri Kinigi ahantu hamenyerewe ko habera umuhango wo kwita izina ingagi. Twabanje gutegereza ko umuhanga cyane mu byo gukora makeup witwa Laetitia abanza kuza amukoraho nkuko muri kubibona amukora makeup ya fresh kandi niyo mushaka rwose ndabizi ko wahita umubona byihuse aho waba uri hose mu gihugu ndetse no hanze yacyo yahagusanga. Nyuma kudukora makeup ya bien murabizi nkuko bisanzwe iteka nyine hari Musanze ntabwo hajya hiburira imvura yabanje kwanza kugacishaho. Masaha nk'aya nyuma saa 8 nibwo twafashe inzira twerekeza hehe mu Kinigi. Murabona ko naho n'ahantu ha bien sana kabisa twakuye amashusho meza yibanze. Reka naho mbareke mwihere akajisho. Bueno.
Musanze yatuje gushutinga ariko aricyo twatahanye Musanze yararyoshye. Merci my makeup artist. She's là eti ou bien Moulette. Jimmy Plan. Asante sana. Mwakoze cyane. Gahunda rero z'umukino igizirangiye twaragarutse, hanyuma hari impamvu yatumye dukorera nyine amashusho ahantu habiri atandukanye, nuko Billy Ruzima atari yabonetse i Musanze kubera akazi gatandukanye yari afite, ariko nyine twarakomeje n'ubukiye bwo twagarutse i Kigali dukorera ibisigaye mu rugo nkuko muri kubibona. N'abantu batwakiriye neza, nabo n'abahanzi kandi Imana ibaha umugisha cyane ku gikorwa cyiza bakoze, baduhaye uwo mwanya, baduha aho hantu tuhafatira amashusho navuga ya nyuma nkuko mugiye kubibona rero muri video naho uko byari bimeze. Byari biryoshye cyane kandi reka nongere nshimire cyane umuntu wagize uruhare kugira ngo iyi video yacu igende neza. Niba kandi utayizi ndaguha link muri description kugira ngo uze nawe kuyikandaho wongere urebe yose uko yakabaye. Reka mbareke murebe igice cya nyuma cy'iyi video cyangwa se uburyo twafashe iyi video, hanyuma tugaruke dusoza. Kumirwa zarugukwiza maze wizihirwe Simbi Ryanjye maze urusinde Bala mon frère, bala mon chéri, bala. Inseko nziza umuvuga no kwandika igitabo ubuzima aho guhira
Imana uri urumva oya uzamura ukahita ureba umufata urabona gufatana gutya ari gufatana kwa kugira aho ngaho kugera aho washaka hose. Yes, wakoze cyane rero wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro y'iyi video kugeza ku musozo. Nagira ngo mubonye ko gukora video nabyo nakandi kazi kandi kaba katoroshye, burya abahanzi baravunika cyane. Niba ari umukunzi wa muzika, niba ukunda abahanzi, nyarukira kuri YouTube channel ya Audia Intore urebe ibikorwa bye bikunda, cyangwa se wumva ushaka gukomeza kubana nawe, ukora subscribe kugira ngo nawe ujye ubona ibye. Na social media zose ni Audia Intore cyangwa se Audia Intore official. Hano ni kuri Level Records. Gumana natwe kugira ngo umunsi ku munsi tujye tukoreka ibikorwa turi gutegurira, kandi noneho ni no stop. Utanza guhenda video cyangwa se indi studio session nziza cyane ushaka kubutekereza ko itari hari ariko ihari. Stay in touch, turi kumwe. Imana ibahe umugisha, turabakunda sana. Simbi Ryanjye maze urusinde Rukundo rwanjye maze urusinde